mbona kuri social media yambara amafoto atikwije ku giti cyiwe wenda bufite uburyo bipangamo, ariko ngiye narebye ndavuga nta ya mafoto n'uburyo uyu muntu ameze na gahunda ziwe ntago twakora, ntago byahuza, reka mushyire ku ruhande nyine mubererekere yigendere. Yes, reka nongere kuguha ikaze wowe ukurikiranye ibiganiro bya Yawe TV, nongera kugushimira aho uri hose mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse na hano mu mujyi wa Kigali, n'abari hanze y'u Rwanda rwacu mukomeza kutwereka ko mudukurikiranye. Ndabashimira kubakoze subscribe, ndetse nawe turayikora. Icyo ngusaba no kukubwira ngo kora subscribe kandi no kuri kakazugira. Rero nkuko mumibona uyu munsi ndi kumwe n'umusitari mumaze kumumenyera mu mafilimi menshi, mu bikorwa byinshi bitandukanye. Reka njyewe ne kubicisha amatsiko atangira twibwira. Okay, murakoze cyane. Mazina yanjye nitwa Rukundo cyangwa se Shaffy cyangwa se Kennedy cyangwa se Gashugi cyangwa se Rick cyangwa se James cyangwa se Patrick cyangwa se Bo cyangwa Yusuf, so ni menshi bitewe n'akazi, bitewe na filme, so amazina yo ni menshi, ariko amazina yanjye bwite ni Rukundo. Wowe se muri filimi wemerera iki? Yose byense nta rimwe nakwanga kuvuga ngo ntago ndyemera, kubera ko nyine ni izina nahawe n'akazi, ni filme nyinshi, so iryo mpamagara ryose ndaryitaba. Yes, rero wowe ukurikiranye Yawe TV wabyiyumviye, mwanumye kenshi cyane, noneho namubazaniye arahari. Ibibazo mwanumye kumubaza byose ndabimubaza nkuko mwabinumye. Shaffy, tangira noneho wibwira abantu batakuzi bakubona muri filimi, wisobanure. Shaffy ni muntu ki? Shaffy avukira he? Bimeze bite? Perfect. So Shaffy ni umunyarwanda, ingaragu. By'umwihariko nkora ndi producer, magara ni ihuriro rya producers ba filime mu Rwanda. So ndi actor, ndi director. So nkunda kwishima, nkunda kubabara. Mu buzima bwanjye rero nkaba nkora muri company ya Galaxy Production hagarariye. So mfite ibikorwa byinshi bitandukanye, turi gutegura filime yitwa Gashugi. So by'umwihariko rero ngiye kuvuga ngo ndi muntu kinavuga byinshi bukira bugacya. So ibyo ngibyo nibyo umuntu navuga ko ndi filmmaker tout simplement. Yes, Shaffy, watangiye gukina filime nyarwanda ryari? Winjiye muri sinema nyarwanda ryari? Ninjiye muri sinema nyarwanda, ntago iburiye bumvuze ngo sinema nyarwanda, burya filime ni ikintu kigari. Ubone nkaho ushatse kuvuga ngo ni filime ukinira mu Rwanda ikagoma mu Nyarwanda gusa. So nakoze filime nyinshi zitandukanye, ariko ninjiye mu ruhando rwa filime mu 2008, maze imyaka 12 muri kano kazi. Yeah. Umaze imyaka 12, umaze kugira experience. Filimi ya mbere waheriyeho cyangwa se winjiriyemo muri kariyeri yo gukina amafilimi ni yihe? Well, abantu benshi bazi ko ari ntaheza isi ko ari yangize undi we nitwa Shaffy, ariko ntago ariko bimeze. Hari filime nene nakoze mbere ngo twese tubene Kanyarwanda yikoze mu mwaka wa 2008 maho ngaho. So nkurikizaho nyine byensuri yitwa ntaheza isi nitwa Shaffy. So ndumva rero nko urugendo rwanjye rwatangiye. Yeah. Noneho winjiye mu rugendo rwa sinema, buriya buri muntu wese mu buzima bwe bafite aho yatangira akavuga ngo aho navuye nahangaha, cyangwa se icyangiza icyo ndicyo ni iki ngiki. Wowe ubu ngubu filimi nyarwanda kuri wowe uyifata nk'iki kuri wowe ku buzima bwawe? Nyifata nk'umubyeyi wanjye. Iyo mvuze ngo nyifata nk'umubyeyi wanjye, niyo intunze umunsi ku wundi, niyo mbamo, niyo nkoramo, nta kindi kimbeshejeho. So nyifata nkaho ari akazi ka buri munsi ngomba gukora, kandi ngomba gukura ibyo nkeneye byose. So mbifata nkaho ari umubyeyi wanjye, cyangwa se nimba navuga ngo ni umukoresha wanjye. So navuga ko ari cyo kintu kintunze. Kandi ndakubaha cyane. Yes, Shaffy, akazi kawe urakubaha, filimi ni umubyeyi wawe. None Shaffy, ni nk'igiki nk'abasore batinya kwinjira muri filimi nyarwanda ushobora kubabwira ngo filimi nyarwanda ushobora kuyijyamo ikakubera akazi kawe ka buri munsi kandi kakagutunga? Ni nk'igiki wababwira ati ibi nabikuye muri filimi nyarwanda? Ikintu cya mbere burya aho buri wese aba ari abahishimiye. So ikintu cya mbere nakuye muri filimi nyarwanda nuko mfite ubuzima buzira umuze kandi bumeze neza kandi buhamye, kandi ibyo nkora bikaba bintunze. Buri wese abagira kariyeri cyangwa se akagira amahitamo yiwe. N'umuhinzi burya ashobora guhitamo guhinga bitewe nuko ari byo ashoboye cyangwa ari byo abashije cyangwa se ari byo akunze. So buri wese aragira amahitamo yiwe. Ngiye rero ku giti cyanjye ntago nabwira ngo umuntu wahingaga wenda bimutunze ngo bivemo ugiye muri filime, kuko d'abord hari igihe usanga harimo impano, ugomba kujya muri icyo kintu ufitemo impano, ugikunze, ugishoboye, wumva ko ugomba kukigumamo paka mirere na mirere, kumva ko nyine ugomba guhangana nacyo. Ntago nabwira umuntu ngo nave mu cyo yari maze muri iki ngiki gereka umuhamagaro ugeze ku giti kiwe, akumva ko ari ngombwa kandi ari ibintu akunda. Yeah. Yes, rero Shaffy, uri mu bayobozi ba filimi nyarwanda hano mu Rwanda. Mu minsi ishize cyangwa muri weekend ishize habaye ibihembo bya filimi nyarwanda, guhemba abakinnyi ba filimi haba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Ese ari amarushanwa cyangwa se biriya bihembo bitegurwa na Federation ya Filimi hano mu Rwanda cyangwa hari abandi babitegura? Oya,
biriya bihembo ntaho bihuriye n'ubuyobozi bwa filime. Okay, bien sûr nabo bafite aho bahuriye na filime, ariko ni company ukwayo, bitegurwa na company yitwa Ishusho Arts, niyitegura kiriya gikorwa rero ntago ari federation ya filime igitegura. None se mwebwe nta nkunga mubatera, nta kintu na kimwe mushyiramo? Well, burya inkunga ibihari. Inkunga ntago na president ngo tubatera mu nkunga y'amafaranga gutya na gutya, tubatera inkunga y'ibikorwa bitandukanye ibyo baba bakeneye muri rusange akazi ka buri munsi dusanzwe dukora, ariko ntago na president tuvuye ngo tubatera inkunga na gutya na gutya, tubatera inkunga mu bikorwa byo bakeneye bitandukanye bisanzwe, ariko nibabuza ko babagana ibindi bigo cyangwa se n'itangazamakuru zitandukanye zibatera inkunga. So inkunga reza mu buryo butandukanye, ariko ntago navuga ngo president ngo tubatera inkunga y'amafaranga na gutya, ariko ibikorwa nyine turafatanya nyine tukabatera inkunga y'ibikorwa muri ubwo buryo. Twabonye muri rushanwa birangira bari gutanga ibihembo, abenshi barijujuta. Ese mwebwe nuruhe ruhare mugira mu kujonjora abo muvuga ngo aba nibo bitwaye neza, aba nibo uyu ni we mwaktere mwiza, uyu ni we mwanditsi mwiza, uyu ni we, ni igiki mugendera mwebwe? Hari uruhare mufitemo kuba mutora? Nta na rumwe. Uko nabikubwiye ngo umuntu arijujuta ngo agira gute n'ibiki byose bijujuta bagira bate. So icyo ugomba kumenya rero nawe ugomba gushyira muri mind yawe, nta na hamwe irushanwa rishobora kuba ngo haburemo runtu. Irushanwa ryose ntabwo rishobora kugenda neza kwijana ko abantu baba baryiteze. Niyo ryakorwa gute, niyo sinzi uburyo nabivugamo, niyo haba harimo ibiki byose baravuga ngo harimo amanyanga, harimo kwiba, harimo kwibeshya, byinshi bitandukanye, ariko irushanwa nyine bari irushanwa. Ntabwo bose batsinda, ntabwo burese uwufana ntabwo ari wo mafana, wo kana kafana ntabwo ari wundi abafana. So bigomba rero kugenda kuriya. Ikindi nakubwira cyo warumbajije cyo, ntago na president mvuge ngo ese ngo tugiramo uruhare. Nta ruhare tugiramo, nta ruhare tugiramo by'umwihariko. Wenda ndavugira aba producers kuko ari wenda mpagarariye federation nayo ndakeka nta ruhare rundi kugiramo ryo kugira ngo itore abo bakinnyi. Ni company ubwayo ikora ibikorwa byayo, ariko igakenera abafatanya ibikorwa nyine bo muri filme, bien sûr abakoze muri filime benshi batandukanye, then ikabatoranya ikavuga ati byibuze ngiye kubakoresha muri urugendo rwa company yanjye kugira ngo biyamamaze babatora, ariko niyo bagira uruhare mu bikorwa byabo byose bya buri munsi. Bashobora kwitabaza aba judges bo muri filime cyangwa se n'ahandi hatandukanye, ariko ni company ukwayo itegura ibyayo. Ese aba producer bo nta ruhare bagira kuba batorwa, ko bo nabo twumvishemo? Buri wese azana umushinga afite icyo atekereza n'icyo agamije. Ntago rero n'aba judges ngo basanga wenda producers batari barimo wenda muri uwo munsi uvuga ngo umuproducers wenda w'umwaka n'uyu nguyu. So ndakeka rero ntago bari barimo, ko ndakeka ntago bigeze bandika bavuga ngo uwanditse filime wenda nawe ngomereza igihembo nawe ntago yari arimo, producer ntiyari arimo. So biterwa rero nimba navuga ngo n'ubushobozi bari bukeya, nimba navuga ngo nuko babiteguye nuko babishatse, ariko ntago n'ababreminga bagize igitekerezo cyo kuba babitegura, ko hari amakampani menshi atarabiteguye kandi atarigeze abikora, babigira n'icyo gitekerezo. Icyo bakoze rero twabashima, ariko nyine buri wese ategura ibyo ashaka. Shaffy, tuvuye kuri icyo ngicyo, ubu uri kugaragara muri filime y'abamenyi. Bamenya uyirimo umeze nkaho noneho we wagiye kwishakira umugeni tu, niko bimeze. Iriya filime y'abamenya byagenze gute kugira ngo winjire muri iriya filime? Nta kidasanzwe. Burya yuri actor ubikora ubikunze, then producer yakazavuga ati byose mfite scene runaka nifuza ko wazankorera gutya muri ubu buryo. Iyo ugiye kureba rero umukinnyi ureba taye ukagaragara uko actinga byose bigenderaho, harampamagara ambwira ati mfite projet twazakorana gutya na gutya wazankinira. So namwe nta kibazo, nanjye ndi capable, numva nta byanga, so tubigenza gutyo rero. Harampamagara turakorana. Yes, rero Shaffy, mu mwaka ushize 2019 hari ikibazo cyavutse hagati yawe, wihangane nyikubaze nubwo cyarangiye, n'umukobwa umaze kumenyekana mu bijyanye n'ubusroyi queen Strawberry. Mwigize kugirana ikibazo, avuga ko wamutwaye amafaranga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Birasakuza cyane, bijya mu itangazamakuru ari bipostinga aragutuka. Nawe ndabizi, urabizi, naraguhamagaye turavugana uransobanura. Bundi byari byangize gute kuko amafaranga wari wayariye? Harya umpamagara nagusobanuriye ngo wambwiye ko akubeshyera, ariko ninjye wabibwiye. Hari abanyarwanda batigeze babyumva, kandi na n'ubu ngubu harimo abakivuga ko wenda ushobora kuba utwara amafaranga y'abantu baba baje gukina filime. Bimeze bite? Uriya rero hari igihe abanyamakuru namwe mujye mukora kinyamwuga. Iyo nkuru nanjye manze nkubaze, uyisoma yari imeze gute? Yavuze ko wamuhamagaye aze gukina muri filime yawe, mukuza muri filime yawe. Namuhamagaze gukina muri filime yawe. Tangaje inkuru zitarizo. Bimeze bite? Tangaje inkuru zitarizo. Nta nubwo nibuze kukivugaho byinshi cyane. Ikindi cyamambona nibuze kukivugaho byinshi cyane. Burya hari igihe uganira n'umuntu cyangwa se mukavugana n'umuntu bitewe n'ibyo mukoranamo, n'uburyo mukoranamo, n'uwo ari we.
so ikintu cya mbere uburyo Strawberry wenda akora ntabwo nibuze kwinjira mu kazi ke karagiteri ze n'izanye ziratandukanye ça c'est un ukina filime uba ufite amahame na condition ugenderaho icyo ni icya kabiri so muri filime rero tugira discipline icyo ni kimwe uriya amafoto ya Strawberry n'uburyo abayeho n'uburyo agira njye nawe ntabwo byashobokana ntitwahuza ikindi cya kabiri twamenyaniye muri casting aje muri casting iramunanira imunaniye arambwira ati se nta kuntu mwamfasha byibuza namwanisha reka mu by'ukuri rero waratsinzwe atese nta kundi kuntu mwamfasha ati oya twe muri company iyo uje muri company dufite company twa Galaxy Image Production tugira casting center y'abakinnyi benshi bagera muri 100 ubageze mu ijana na nukuvuga ngo iyo bamaje kuzamo rero tubategurira amahugurwa mu kubategurira amahugurwa ariko hari amafaranga mu actor asabwa yo kugira ngo akore amahugurwa buri wese arayatanga buri wese yabikubwira urumva ayo mafaranga yishyurwa umwarimu ariko umukinnyi aza kuza muri company arakina harimo n'abakinnyi batarakora amahugurwa nyuma akazakora amahugurwa rero ibyo ngibyo yatangaje niko nyine umuntu ashobora gutangaza ibintu umuntu akavuga se byibuze uyu muntu ibyo avuga ni ukuri ariko mu by'umwihariko afite akazi ke akora ni byiza karamutunze mbona kuri social media yambara amafoto atikwije ku giti cyiwe ndabufite uburyo bipangamo ariko ngiye narebye ndavuga nta mafoto n'uburyo uyu muntu ameze na gahunda ziwe ntago twakora ntago byahuza reka mushyire ku ruhande nyine mubererekere yigendere mu by'ukuri rero sinibaza rero uburyo ki Strawberry twabagiye icyo kibazo ariko burya bira ibintu babizwe wenda nk'abastari hari umuntu akora ikintu ashaka kugira ngo byuze yanamamare vuga ati wenda navuganye kuri Shaffy ko nakeka icyo gihe nta muntu wari umuzi ati gutya na gutya byagendanye kuri Shaffy n'ibice byose kuko nakeka no ku Isimbi TV yigeze kumamagara Sabe bakorana inkuru barayipostinga n'ibice byose namaze bimeze bite ndamusobanurira ariko barazumake nako erazumake abantu bamashije kumenya nyine baramuzi baramumenya utamuzi wenda araza kumenya agiye kuri social media cyangwa se kuri Instagram ariko Strawberry nyine ubwo baraza kumubona benshi baraza kumubona so hari igihe nyine umuntu avuga ibintu nyine ugasanga nuko biba bimeze ashaka kubaka izina birashoboka ariko ni nako bimeze we abyumva ko ari ngiye yashatse kuryubakira wenda ashatse kubikoresha iyo platform ngo ayikoreshe byibuze n'abazamuka kandi byaranamuhiriye kuko yifotoza n'amafoto nyine yambaye atambaye kugira ngo nyine yamamare ubwo nyine si busy kandi muri filime ntago izo character ntago muri filime zibamo tu ubwo ni muri ubwo buryo rero yes reka icyo tukiveho Shaffy igihe imyaka 12 umaze muri filime nyarwanda ni imyaka myinshi ukurikije mu mwaka w'2008 n'2020 turimo filime nyarwanda nk'umuproducer wowe urabona igeze ku ruhe rwego nava kugeze ku rugero rwiza cyangwa se urugero rwiza rushimishije ariko ntago navuga ngo twageze iyo tujya cyangwa twagezeyo ni uvuga ngo petit à petit roiseau fait son nid gahoro gahoro inyoni yubaka icyari kandi gahoro gahoro tuzagerayo tubanze abanyarwanda badufashe bakunda iby'iwabo n'izibika zari amagi François bamaze imyaka 50 basitagura ngo bubake ibyabo mu Rwanda tuzi neza amahano yagwiriye u Rwanda jenoside yakorewe abatutsi ari byinshi yasubiza inyuma ariko ntago twahiranye n'agahinda no kwiyubaka turacyarimo gukora umunsi ku wundi ariko mbona ko bitangiye kugenda bigenda neza filime hari abanyarwanda barajya hanze bakegukana ibihembo kandi filime z'abanyamahanga nimba Mess of the Jungle ijya hanze igatwara igihembo cy'umunyarwanda nyakubahwa perezida wa repubulika akabadushyigikirana bakajyayo ukabona ko ari ibintu byiza mbese muri rusange bakadufasha leta ikatwumva inkunga ziza zikaza muri sinema n'ibiki byose bo ntago biraza ngo ngo badufashe cyane ariko byibuze niyo umuntu aguhaye ikintu akakora nk'akageste ubona ko byibuze ibyiza biri imbere abanyarwanda rero bakunda iby'iwabo kandi natwe icyo twizeye no gukora cyane Shaffy mu bakinnyi mwakinanye muri filime nyarwanda ukavuga ngo mu bakinnyi twakoranye uyu muntu kabisa njyewe hari byinshi namwigiraho nindi mwigiraho mu buhe buryo mu ko actinga mu byakora ni benshi bamaze imyaka myinshi abo wasanzemo so nakundaga actinga neza n'inyakuyegendera nsanze amahoro Denis Rwasa so nakundaga actinga yiwe actinga neza akinaga neza ubona ko ari umukinnyi yari professionnel mais yarigendeye nyine Imana imukomeze muhiruko gukora idashira imutuza heza so gusa navuga ko yari umuhanga ari byinshi namwigiyeho no kubana neza n'abandi Shaffy gira ijambo uvuga kuri ndimbati uje muri filime nyarwanda akuze cyo ni icyambere harimo n'abandi benshi bakuze ariko nubwo bakuze abakora ibyo ndimbati akora ni bakenye ni iki wavuga kuri ndimbati nk'umuproducer ibyo akora mu buhe buryo uburyo actinga hari utuvideo twe tumaze iminsi ducicikana yambaye ikanzu kubona umuntu w'umupapa yambaye ikanzu ntago byari bimenyerewe muri filime nyarwanda nk'umuproducer ni iki wamuvugaho kubyo se umuntu atayambara ngo akine se ubwo mva ariko gashya kadanje ko yambaye ikanzu Shaffy wayambara nayambara no gukina bira no gukina ni acting nta kibazo na kimwe kirimo nese ari kwambara ikanzu no kwambara byibuze utikwije cyangwa se no kwambara uri mu buriri ikirenze ni iki Shaffy umupapa n'umukobwa biratandukanye
na acting use ntabwo wakwambara ijipo cyangwa ukagira gute nabona nabona kuri stage bakina amateatro n'ibyo byose bakabyambara bakanimakiya n'ibiki byose so iyo na acting gusa nyine ni umuhanga azi gukina nge twarakoranye cyane muri film Umwanzuro no mu bindi byinshi bitandukanye turakorana so ni umuhanga azi actinga so icyo namubwira courage kandi ntazacika intege ibyiza biri imbere yeah. Shaffy noneho ngiye mu bibazo abakunzi bawe bansabye ko nkubaza urabisubiza nta kibazo abenshi barambaje ubundi Shaffy afite umugore cyangwa afite umukunzi uramufite uteganya ryari kuba washinga urugo nejo bundi byaba burya gushinga urugo ni ibintu ni plan ntago ari ibintu bita biza gutyo bishira kubejo bundi ariko buri wese ubuzima bwa buri munsi buri wese agomba gushaka nyine agashinga urugo so niyo target ihari yeah. Hari n'undi wambajije ngo aravuga ngo ninza tugahura cyangwa se arambaza ati Shaffy ubundi weekend yiwe yusohotse muri weekend ugiye gusohoka ugiye kwishimana n'inshuti zawe ubundi wowe usohoka kwanza wambaye gute ikinjemo aho hafi kije mu mutwe wanjye muri mind icyo nambara ntango nyamvuga ngo nambaye neza gutyo uyu munsi kinjemo ubundi hari ikintu bagomba kumenyera umukinnyi wa film atandukanye n'umuhanzi w'indirimbo bose ni abahanzi ariko umukinnyi wa film atandukanye n'umuririmbyi so n'abantu batandukanye rero ushobora kuba uri umuririmbyi ushaka kuba kwambaye kwa kuri ngo bavuga ngo bifunze bakifunga n'ibiki byose ariko umukinnyi wa film aba ari humble relax tu nta biba birenze tu ikinjemo yani icyo nambara nta mwenda ntambara yeah. Muri Kigali ukunda gusohokera ntaho iyo mvuze ngo nkunda gusohokera no kuvuga ngo hanjemo niho nsohokera nta mvuga ngo kakabari ndiko nkweramo ndiko nsohokeramo oya aho inshuti zanjye zitujyanye dupanze kujya niho tujya ariko ntago mvuga ngo precisement ngo nahangahange Shaffy iyo wiriwe mu rugo ni igiki ukunda gukora iyo wibereye mu rugo iwawe well nkunda kureba urubuga rw'imikino cyangwa hano hose ari system y'imikino filme nabwo nazireba ariko ntago ari cyane cyangwa kuna nyine kuba nicaye nganira n'inshuti zanjye tuganira ya nta bindi bikanganye n'ibyo ngibyo umuntu abayibere. Shaffy ufaniye kipe mu Rwanda icyo kibazo rero kiragoye reka mpere mu mahanga mfana ikipe ebyiri mfana ikipe ya Manchester United na Real Madrid nizo kipe nkunda cyane kandi zimba ku mutima so mu Rwanda rero buriya reka nkubwize ukuri ndakubwira amakipe nagiye mfana nakunze Mukura kuko ari ikipe y'iwacu Mukura ndayikunda cyane navuga ko nanayifana by the way Mukura ndayifana nkurikiza gukunda Rayon Sport ariko burya njye nkunda ikintu kikwera na plan Rayon Sport ndayikunda pe cyane reka mvuge ko nkunda Mukura na Rayon Sport ariko APR igira plan hari ukunda ikintu nyine ugakora gutya hari umuntu uvuga ngo ntago nafana APR mfana na Rayon Sport ariko nkunda ko APR igira plan ariko ubundi by'umwihariko njye nkunda Rayon Sport ikipe yitwa Mukura yeah. Yes Shaffy tugana noneho ku musozo igira inama wagira urubyiruko muri no minsi ku kintu kijyanye n'ibiyobyabwenge urabona ko urubyiruko abantu turi mu kigero kimwe bari kwishora mu rubyiruko bigatuma bakora ibidakwiye gukorwa ntawe nk'umusore gira icyo wababwira urumva inama utayitanze iyo uvuze ngo rwishora mu biyobyabwenge exactement wumva ko nawe bitari byiza so ubundi ibiyobyabwenge nyine ni ibiyobyabwenge ubwo ni ikintu cy'ibiyobyabwenge nyine mu wabyise gutyo yarabihamije so icyo nababwira nyine no kuva hasi bagakora kandi bagaharanira kwiteza imbere no kwiteza imbere mu buryo bwose bushoboka ibiyobyabwenge burya ntabwo ari byiza kandi bimunga ubuzima bw'umuntu ibiyobyabwenge bitera kanseri zo mu muhogo ibiyobyabwenge bituma umuntu agira trouble mental ni byinshi bitandukanye gusa icyo nababwira no kuva muri ibyo ngibyo nyine umuntu agakora ikindi nabwira abanyarwanda no kutuba hafi bakadushyigikira by'umwihariko dufite projet twabateguriye dufite filime yitwa Gashugi ica kuri YouTube ya Galaxy Image Production ushaka kujya muri YouTube ukandikamo Galaxy Image Production cyangwa ukandikamo Gashugi film ukaba wayibona tugeze kuri episode ya 9 navuga ngo ni filime nziza ikoze neza irimo aba actors benshi bakunda kandi navuga ko ari filime nziza inogeye ijisho ukajya ugakana na subscribe kugira ngo ujye ubasha kuyibona ni series twatangiye muri mwaka wa 2020 ariko ni filime navuga kugeze heza kandi ishimishe kandi ikoze neza kandi ikoranye ubuhanga abanyarwanda bayirebe filime Gashugi bayisangisha n'abandi kandi ibyiza biri imbere. Aho bagusanga ku mbuga zawe ku mbuga zanjye by'umwihariko iyo mvuze ngo imbuga zanjye hambere nyine unsanga nyine yitwa Rukundo Arno Shaffy niyo mazina nkoresha Rukundo Arno Shaffy cyangwa se kwandika Shaffy Films Rukundo Arno Shaffy ndikoresha kuri Facebook no kuri Instagram ushobora kwandikamo Shaffy Films ukambona cyangwa se washaka kuri YouTube ukajya gusacingamo kwandikamo Galaxy Image Production ubona ibikorwa byinshi byacu dutegura nyine tukaba
ukabireba nyine yarizo filime Gashugi n'ibindi byinshi bitandukanye izo platform nakoresha aka nimero yanjye uyisanga aho ngaho ibiriho. Ako Shaffy, mu Rwanda harimo abakobwa benshi bakina filime nyarwanda benshi, nuhe mukobwa wowe uvuga ngo iyo nguyo tujyanye kuri scene kabisa nta mvuna nta kibazo? Utamvuna mu buhe buryo bwo acting bwo gukina? Ni benshi, ni babiri akose ko ari benshi ra. Wala ntago nyankunda okay, ndavuga abo twakoranye abandi ntago mbazi. Fabiola nta kibazo na kimwe agira, ni wa muntu ukunda ibintu arimo, ni wa muntu ukunda gukora, ni wa muntu ugira umuhate. Undi ni Zuzu twakoranye muri filime Ntaheza hisi, so abo bantu nta kibazo cyabo. Shaffy, gira icyo ubwira noneho abakunzi bakurikiranye Yawe TV ndetse n'abagukurikirana muri rusange tugana ku musozo. So icyo nababwira no gukunda ibyabo, bakakanda subscribe, bakajya bakurikira amakuru yabo kandi meza kandi nogeye ijisho, kandi bakababwira ngo ibyiza biri imbere kandi ngo nizibika zari amagi nta kabuza tuzagerayo. Shaffy, ndagushimiye. Ndagushimiye nawe. Yes, rero ndagushimiye we wari ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV, ubikurikirana umunsi ku munsi, ngubwira ngo kanda subscribe kandi no kuri kakazugira kugira ngo ujye ubona notification zose za Yawe TV. Ukeneye kwamamaza kuri screen hariho nimero, ndetse dusure ku mboga zacu zitandukanye. Kuri Facebook ni Yawe TV, Instagram nayo ni Yawe TV. Ngewe na Emi ndabakunda.